Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Ndacyakomeza, mumbabarire igice cya mbere gicitsemo, ariko ndakomeza. Ndacyari kuri rya jambo rivuga ubucamanza butabera. Twari turangije rero gusoma aho Yesu Kristo bamuzaniye umugore yasambanye, bene data. Uwo mugore baramuzana, izo ni za manza z'abantu. Nari nababwiye ko twiga ku bintu bitatu. Twize kuri Salomone, tujya ku bucamanza bwa Salomone, hanyuma duherukiye ku bucamanza bw'abantu n'ubwa Yesu Kristo. Ubwo rero abantu baje bacigatiye wa mugore bamuzanye, bamushira hagati. Baravuga bati uyu mugore yasambanye, kandi amategeko ya Mose yashizweho havuga ko uwo bafata yasambanye bamwicisha amabuye. Ariko ikintangaza, umugabo yasambanye n'uwo mugore yari hehe? Ntabwo mbizi. Wasanga uwo mugabo wari muri abo bantu baje bamwirukankana. Haleluya. Ariko Imana bibaza ngo baragerageza, nayo yagize uko ica urubanza. Haleluya, haleluya. Hari igihe rero abantu bazakubengetana, bene data. Hari igihe abantu bazagushakira ibimenyetso bakurega. Hari igihe ariko Yesu Kristo azunama agira icyo ababwira. Haleluya, haleluya. Hanyuma ubwo yarunamye, abumbuye amaso arababwira ati, yunamutse nako, ati utarakora icyaha namutera ibuye. Hari igihe kizagera ya mategeko bashizeho Imana yahindure. Hari igihe kizagera ya mategeko akurega ahinduke, kuko ufite favor y'Imana. Kubera Imana yabonye ko warenganye kuva kera, ariko hageze kwikurenganura. Haleluya, mwene data. Hanyuma none byagenze gute? Yesu yunamutse asanga babandi bamuregaga bose bagiye, ngo hahera kuri behe? Hahereye ku basaza. Kuko abasaza baravuze bati twacumuye kera. Ntago hahereye kuri bato. Rero iki kintu nigeze kucyumva, ndavuga kuki se hahereye abasaza? Ariko abasaza baba baracumuye kuva kera, nyine imyaka yose baba batorohewe. Ntibivuze ko ari bo banyabyaha, ariko bo bafite no gusobanukirwa. Basobanukirwa icyo bumvise Imana ibabwira. Baba bafite ubunararibonye. Imana ivuga rimwe bakaba bumvise, kubera bwa bunararibonye bwabo. Ariko abakiri bato barabanza bagatinda mu mayira nyine. Abasaza bumvise Yesu avuze bati ahasahacu, reka twigendere. Abakiri bato baracyari muri bya bindi, baribaza bati ni ibiki? Numvise sinumvise. Ndagusabira kugira amatwi yumva, mwene data uri mu nyumva. Reka wumve Imana, humwanya Imana ikuganirize, humwanya Imana igusange, humwanya Imana ikugenderere nk'uko yagendereye Salomon, umwami Salomon mu bitotsi. Haleluya. Ni kangahe tugira indoto zifite icyo zisobanuye? Ni kangahe Imana itugenderera ntitubone? Ni kangahe Imana itugenderera iciye mu bantu, ariko tukabisuzugura? Haleluya. Rero uyu mugore nawe hari uburyo yagenderewe, bene data. Uyu mugore nibaza ko atari kugira n'amahirwe yo kwegera Yesu Kristo. Ariko cyagihe bakurega, cyagihe bakuzanye barimo barakurega, reka nkubwire, icyo gihe niho Imana ikugenderera. Cyagihe waguye mu byago, niho Imana iza ikagusanga. Haleluya, haleluya. Icyo gihe bene data, icyo gihe Imana iraza ikagusanga. Hahandi baguteretse hagati bakureba nk'aho uteye isoni, uteye ubwoba, ntawe ushaka kukwegera. Cya gihe n'abawe bakuvaho, na za nshuti bakubaza bati mbese uriya muntu, bamubaza bati uriya muntu uramuzi? Ati shwida, uriya muntu ntawe nzi, niho nkimubona, kandi mwarasangiye, yaragusabye, mwarahanya umunyu, amazi. Ati uriya muntu ntawe nzi, kubera isi
yaguciriyeho urubanza, abantu baje baguciraho urubanza, wa muntu yarakuza ati sinshaka kugwa muri biriya bibazo, reka mwihakane. Ibyo bintu duhora tubinyuraho bene data. Rero wa mugore bamuteretse hagati, nawe hari byinshi wisangamo hagati, wabaye hagati nk'ururimi, cya gihe uvuga ntihagire n'abakumva, ijwi ryawe ntirisohoke, ariko icyo gihe nicyo gihe kiba kigeze, kiri cyiza cyo kuririra Imana. Haleluya! Nicyo gihe kiba kigeze cyo kuvuga uti Imana undenganure, nicyo gihe kiba kigeze cy'uko Imana ikumva, nicyo gihe kiba kigeze yuko nawe wumva Imana. Haleluya! Rero iyi yari opportunity ukomeye, yari uburyo bukomeye yuko uyu mugore ahinduka, uyu mugore wiswe umusambanyi, yari hageze ko Imana imubona, kuko Imana ntiyaje kubera beza cyangwa abakize batarwaye, yaje kubw'abarwayi bene data. Haleluya! Nimba uri muzima ukaba wumva ko utunganye, ntawe Imana izakurebaho cyane, kuko izaba izi iti ndagufite, ariko izagenda gushaka wa musambanyi, izagenda gushaka wa mujura, izagenda gushaka wa wundi ubesha, izagenda gushaka wa wundi umunywara umogi, umusinzi, izagenda gushaka abo, kuko nibishaka kugira ibiyegereza. Haleluya! Rero bariya bantu bamuzanye bazi ko bagiye kumwica, kumutera amabuye, bamuciriye Uwiteka, ariko ntibamenye ko bagiye kumwegereza Yesu mwene data. Haleluya! Bamwegereje Yesu, kuko ntiyari no kugira n'uburyo bwo kumubona, yari kwibera muri ubwo buzima yari amenyereye, ntazigera amubona, ariko kuba yarahagaze akagirirwa amate. Mwiyumvire kubona umwami, kubona Imana, kubona ushobora byose, utari no kumwegera, ariko baramuzanye bazi ko bagiye kumurega, bamugiriye favor. Ndakwifuriza ko nawe bagufata, ndakwifuriza ko nawe bakuvana muri ubwo buzima bwakuboshe, ibyo bintu bikuboha, bakakuzana bakagutereka hagati ya Yesu Kristo. Iyo ni favor wabugiriwe. Hanyuma rero reka dukomeze. Murumva uyu mugore nawe muri we yaratetemekaga, yaratitiraga. Uyu mugore yaraza ati ndapfuye, narigenje, nasambanye kenshi. Ntabwo bwari bwo bwa mbere buri yarasambanye, kari akamenyero. Yaravuze ati karabaye, ndapfuye, ariko ntamenye ko agiye gukira bene data. Yesu rero yarunamutse. Ikintu yandikaga, sinzi ahantu nasomye ndeba, ikintu yandikaga ngo hasi, Yesu yandikaga hasi, ngo yandikaga ngo ndagukunda. Haleluya! Yesu yandikaga ngo mugore ndagukunda, naho baje baguciriyeho iteka, mugore ndagukunda, naho baje bakwita umusambanyi, mugore ugiye gukira, naho wabaye ikivumwe, ngiye kukuvumura. Haleluya! Hanyuma, haleluya, iri jambo ririmo ndumva Saint Esprit muri jewe, nawe unyumva ndakwifuriza kumva Saint Esprit. Ndumva iri jambo ririmo rirambwira, iri jambo riranyibutsa nanjye ibihe nanyuzemo, hahandi numvaga ko isi yanshize hagati, ariko Imana iti ndakubona, ndagukunda. Hori ya kisiki yakasa, hiya ndakasaka yasa, hori kisiki, hoyo. Bene data, Imana ni nziza, Imana iradukunda. Ndi mu mwuka, nicyo gituma mvugishijwe mu mwuka. Bibaho biradushikira nk'abakristo iyo dusenga, ariko ngo iyo tuvuga mu bantu ngo kenshi dusobanure icyo mwuka atubwiye. Nukuri Imana iradukunda, idukunda urukundo rudasanzwe. Cya gihe nashizwe nanjye hagati, cya gihe nawe washizwe hagati, uzi ngo birarangiye, ngo ndapfuye, ntawe ukindokoye, n'abanjye barantaye, ntawe ukindeba. Icyo gihe niho Imana yakoze mwene data, icyo gihe Imana yarakoze, nawe uratangara. Haleluya!
Yesu rero yarunamutse mwene data, yarebye uwo mugore. Ndiyumvira amaso ya Yesu yarebye uwo mugore, yamurebanye ikigongwe n'urukundo, imbabazi n'urukundo. Aramureba kuko yararangije kwandika ati ndagukunda mugore. Bariya abantu baje kukushira hagati aha ntabwo bakugiriye nabi, nimba wari ubizi. Ndibaza ko ariko Yesu yabyiyumviraga, kuko yarazi faveri igiye kuba muri uwo mugore. Mbabwire ko uwo mugore uko yaje atari ko yasubiye inyuma. Uwo mugore yabaye umugore w'icyitegererezo. Uwo mugore yari yiswe umusambanyi, yabaye umugore ukomeye. Haleluya! Ntacyo bivuze rero kuba uri mu buzima bukomeye aka kanya, kuba witwa amazina, kuba wumva ko wananiwe kuwikura muri icyo kintu. Biracyashoboka, biracyashoboka kuba nk'uwo mugore. Hari ukuntu kiri mu busambanyi, hari igihe ukiri umubeshi, hari ukuntu kiri mu bintu Imana itishimira. Nawe birashoboka mwene data. Egera Yesu, egera Yesu, afata ibyo byose bikunanira, uhinduke ube musha. Yamurebaza amaso meza, aramubwira ati ba bantu ntacyo bakoze. Haleluya! nta teka baguciriyeho. Ati hoya databuja. Urumva ukuntu yatitira? Ndabyiyumvira, ntabyo nasomye, ariko nawe injira muri iyo nkuru wumve. Kuri we yaratitiraga hoya databuja. Haleluya, 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 haleluya. Ati hoya databuja. Yesu aramubwira ati nimba ntawaguciriye iteka, nanjye ntaryo nkuciriye, genda ariko ntuzongere. Haleluya! Reka nkubwire bene data, iyo wahuye na Yesu Kristo ukajya kuri centre handi bamushize. Haleluya! Iyo wahuye na Yesu Kristo ntubukiri wa wundi, uba mushasha. Uwo mugore yaragiye bamushasha. Namwe murabizi iyo mwahuye na Yesu Kristo nta kintu kiryoha. Reka nkubwire mwene data, ndakwifuriza wowe utarakira Yesu nk'umukiza, mwakire wumva ukuntu aryoshe. Haleluya! Iyo wamumize cyagiye baje kugucira urubanza, uhinduka undi muntu mwene data, uhinduka undi muntu. Ibitekerezo birahinduka, utangura kugira ubwenge, utangura gufungura amatwi. Haleluya, haleluya. Ubundi mushasha. Wa mugore yaribajije se ati ya mabuye arihe? Abancira ruguru banzanye ku mwami ukomeye, ariko umwami arandetse. Hehehe, nta n'uwarori ikisiki. Ntago aho yari guca bari kuvuga ngo reba yandaya. Yari yamaze kuba uwundi mushasha. Ubanza baravuze bati reba wa mugore uhiriwe bene data. Yararangije kuva imbona nkubone muri interview, mu kiganiro. Yararangije guteta kwa papa, guteta kwa Yesu Kristo. Yararangije kugira agaciro. Buriya yagiye muri quartier baramureba bati uyu mugore n'ikirato cye ntabwo twagifungura, kuko amahirwe yagiriwe. Niko nabyiyumvira, ntabwo nabisomye, ariko mubyiyumviriye namwe. Uwo mugore yaravuye kubona favor y'Imana. Uwo mugore yari yiboneye Yesu Kristo. Uwo mugore Yesu yari yanditse ati ndagukunda. Bene data, iri jambo riraryoshe cyane, riraryoshe. Numva ntarirangiza, ariko nta kundi, reka ndangize. Ariko ndizera ko nawe riza kukuryohera. Ishire mu mwanya w'uwo mugore. Urumva rero n'abagore babiri bene data. Umugore wa mbere yari yibwa umwana. Imana imurenganura icishije mu mwami Salomoni. Umwami yari yahaye ubwenge. Hanyuma uyu mugore wa kabiri yarazanywe n'abantu insinzi, abantu baje kugeza Yesu, ariko ntibamenye bataka uyu mugore tugiye kumwica. Bagiye kumwica. Icyo gihe bari baraboneye abagore igihe kinini, ariko igihe Yesu aciye ubucamanza butabera, abagore bararenganuwe. Kuko
sinumva ukuntu bazaga bakica abagore bakabicisha amabuye ntibica abagabo basambanye nabo, kuko uwo mugore ntabwo yabaga ari wenyine, yabaga ari kumwe n'undi muntu. ariko kuva igihe Yesu aciye urubanza rutabereye, uwo mugore si we wenyine, ahubwo uwo mugore yarenganuye abandi. Haleluya! uwo mugore twise umusambanyi yatumye abandi barenganurwa. Haleluya! uwo mugore wari uje guterwa amabuye byatumye abandi bagore bagira agaciro, bene data. Haleluya! urumva rero abantu bo ukuntu duca imanza, turihuta cyane. abantu duhora tubanza duca imanza twihuta tutabanje kwireba, ariko nimba twabanzaga kwireba ntago twarinda kugera na kure duca imanza. Twabanza tukavuga nanjye ntago ndi mwiza, ngiye gutera ibuye undi, nanjye ntabanje kuryitera. rero uko niko abantu baciye ubanza, kandi n'ubu bakiruca, ariko Imana iruca mu buryo butandukanye. urubanza rutabera, mwene data, turubonye mu isezerano rya kera, twongera turubona mu isezerano rishya, uko Yesu Kristo yaciye urubanza rutabera. rero ndabifuriza bene data kugubwa neza mu Mwami Yesu Kristo, kandi mucira abandi imanza zitabera. reka nkubwire wowe utarakira Yesu nk'umukiza, umwanya n'uyu. ndakwifuriza kubona uburyohe bwa Yesu Kristo. mubwire gusa, mubwire akantu gato uti ngwino mu mutima wanjye, Yesu Kristo, ngwino mu mutima wanjye unyoze ibyaha byose. nubona amahirwe yo kubona umukozi w'Imana, umwegere wumve byinshi. nubona amahirwe yo kuzabona Bibiliya, bene data, iki gitabo ni ubukire bukomeye. iki gitabo ukivomamo, ntabwo giheramo. inkuru iva muri iki gitabo ihora ari inkuru nshasha. Haleluya! Imana rero ndayishima, kuko ndimo ndiga ibintu bishasha mu ijambo, ndaritindamo nkiga, nawe rero ugashobora kwiga. rero bene data, musangize abandi benshi 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 bashoboka. Shalom.